Haleluya, haleluya. Nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye gukomeza twiga kuri ya nyigisho y'abapfumu bo mu rusengero. Tugiye gusangira rero ijambo riri mu Baheburayo igice cya 6, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, turibanda ku murongo wa 5 n'uwa 6. Mu Baheburayo aravuga ngo, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, umurongo wa 5, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Amen. Hano turabona abamenye ukuri ariko bakakureka. Abo rero nibo usanga kenshi bari mu rusengero ari abapfumu, ariko bamenye ukuri kuko bumvise ijambo ry'Imana kandi bararisogongera ijambo ryiza ry'Imana. Abo ngabo rero niho tuvuga ko bongeye noneho kubamba Yesu. Abo nibo babamba Yesu. Abo rero ni bande? Nabo bapfumu, nabo bayobotse Satani, bariya bashakana, ba homosexuel, ugasanga umugabo ashaka undi mugabo cyangwa umugore ashaka undi mugore. Ibyo rero nabo ni kimwe n'abicanyi. Ariko rero abo ngabo, yaba umwicanyi uko yaba ameze kose, bari ku gitugu cy'ubakoresha cy'umwanzi Satani n'abadayimoni be. Abo ngabo ni abapfumu rero, kuko nabo nibo baba bakorera. Aba nabo rero usanga basubira kubamba umwana w'Imana. Icyo twabakorera twebwe ni ukubasengera, kuko bo bigeze rero kumenya ijambo ry'Imana, bakamenya ukuri kwaryo, nk'uko twabibonye ku murongo wa 4 n'uwa 6, kuko basogongeye ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, kandi noneho bakagwa bakabivamo, barabimenye. Abo rero kongera kubahindura bashya ngo bihane biragorana cyane, kuko nibo tuvuga ko bibambiye, bongeye kubamba umwana w'Imana. Abo rero bari ku mbaraga za Satani, batatwarwa n'imbaraga z'abadayimoni. Nibo rero ushobora kubasanga mu rusengero, aribo b'abapfumu, aribo bavuga ijambo ry'Imana ugasanga bararigoreka. Abo rero ntibibabuza ko ari abakozi ba Satani. Ni abakozi ba Satani, ariko ni abantu, bamwe ni abavandimwe bacu, ni abantu bo mu muryango mugiye mubamenya, ariko abo ngabo ntabwo ari bo nabo. Tugomba rero kubasengera kugira ngo tukabwira Imana, tukabasabira kugira ngo umwami Yesu, amaraso ye ashobore kubeza, abasanga. Umwuka wera afite imbaraga, ashobora kubasanga bagahinduka, kandi benshi muri ibi bihe barahinduka, bakagaruka mu nzira nziza, bakava ku mwanzi Satani. Turibwira rero yuko tutabajugunya, ahubwo tugomba kubingingira Imana kugira ngo bashobore kubohoka. Ibyo rero niyo mpamvu tugomba kumenya ko umwanzi Satani arwana, ariko kandi ko Yesu yamunesheje. Ubwo rero yamunesheje, tugomba kugendera mu butsinzi bwa Yesu, tukaguma muri Yesu, kuko ari we utuneshereza. Haleluya. Iyo turi mu mwami Yesu, umwami n'umukiza wacu, araturwanirira kandi akatuneshereza, noneho tukabaho ubuzima bwejejwe. Tugomba rero abo ngabo nabo kubingingira, tukajya ku mavi kubera imiryango yacu cyangwa abavandimwe bacu bari bagoswe n'imyuka mibi, kugira ngo bashobore
Imana ishobore kubagobotora ku bw'amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu rero ashobora kubeza rwose kandi bakaba abana b'Imana nabo. Reka rero dufate uwo mutwaro kugira ngo tubasengere, be kuguma kuba igitutsi, be kuguma kuba akahebwe, kuko ni byiza ko abo ngabo niba bashobora kongera bakwihana, ariko rero biragoye kugira ngo ube warakiriye ijambo noneho wongere ukizwe. Ni byiza rero ko imbaraga zikomeye kugira ngo bashobore gukira, birashaka imbaraga zikomeye z'Umwuka Wera kugira ngo bashobore kugobotorwa mu mbaraga z'umwanzi Satani. Reka rero uwo ni umutwaro wa buri wese kugira ngo tubingingire, tubasabire kugira ngo bagaruke mu nzira nziza. Uwiteka rero abane namwe kandi abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.